umuntu yabaye sa ngo kubera yuko yafashije ishyaka rye kuguma ritwara ubutegetsi arifashisha ibi n'ibi kugira ngo n'ababashe kubona market acuruzi. Mu Rwanda siko bimeze. FPR niyo donor to itself, ntabwo yemerera ko abandi bakira, ni ishaka gukira kugira ngo igume financing igume mu butegetsi. So nukuvuga rero ngo FPR igomba gushaka uburyo bwose bishoboka. Niba hari plot ishaka cyangwa niba hari amazi ishaka mu mujyi, igomba kuyadekarara yuko atameze neza, igomba gusenywa. Kandi niba nyirayo yarahunze batumvikana bivuga ko atajya mu gihugu ngo ayigurishe, bayiteze icyamunara, FPR igahita iyijyana. So nta gitangaza kirimo kuko FPR yaje mu butegetsi ku ngufu, igomba no gutwara ibintu ku ngufu, igashaka amariganya yo kugira ngo ikomeze kwiyoborera. Ntabwo abantu bashobora kwicara ngo bumve yuko ngo hari igihe FPR ishobora kuzatanga transition. Itese hari iyo experience ntabwo bigeze bayigira, ntabwo izatangirira kuri FPR. Byagomba kubaho mu myaka y'ibihumbi 2000 ngira ngo cyangwa na gatatu, ntabwo byabaye, ntabwo ubu ngubu rero aribwo byaba. Ngiye abantu bantangaza ahubwo n'abantu batangazwa no kuba FPR itemerera abantu kwiyamamaza cyangwa irimo kwica abahanganye nayo. Ibyo ngiye nibyo nari ntegereje kuva kera, kuva umunsi Kagame yemeza yuko agiye kuba perezida, kandi mu by'ukuri mu byavuye Arusha hatari harimo ko Kagame azaza ngo reka nguhereze nk'urugero Ivan, nuko wenda ngiye gutandukira, ariko buriya uriya mwanya wa vice president wagiyeho, ariko aho Kagame abere perezida ntabwo twigeze dushaka vice president. Wambwira impamvu yari wowe? Kuki twari dufite vice president inyuma ya Bizimungu, hanyuma Bizimungu yavaho? Yewe reka tuvuge iyaba noneho yabyaranavuyeho twatoye mbere y'amatora hagati ya 2000 na 2003, wigeze ubona dushyiraho ndi vice president kandi muri gahunda hari uko hagomba kubaho vice president? Ikibazo. So ni system yari hari kugira ngo Kagame azabe perezida yigumireho. Umunsi Kagame yubatse inzu y'umutamenwa hagati ya 1997 na 2003, nibwo abantu bagombye kuba baramenye ko atazavaho, kuko iriya nzu y'umutamenwa iri mu plot ya Habyarimana nta nubwo yayubatse mu kibanza cya perezida aho bita State House i Kanombe, no, mu nzu private, ikibanza private plot ya Habyarimana niho yubatse iyo nzu y'umutamenwa. Nuko se Kagame ari umuhungu wa Habyarimana ngo yaba yaramushikiye? So abantu batabonye uwo munsi yuko Kagame ntahazajya, ngiye narabasetse. Ni nayo mpamvu mu 2000 ngira ngo na 5 nanditse kateni mbereka ukuntu Kagame azafata manda ya 3, nerekana ukuntu Tito Rutaremara na Nuriya wararwaye cancer Karemera barimo kumufasha kugira ngo bumvishe abantu ko agomba guhindura constitution. Ntabwo naraguraga, ariko ni ibintu buri muntu yabonaga, ahubwo abantu bakanga kubyemera kuko abantu bakunda kwemera ibyo bifuza. Abantu bakunda kwemera ko ibyiza ngo ari byo birimo biza, ndetse niyo babona nta bihari bavuga ko Imana ngo izabiba. Ariko Kagame ntago azavaho mu bintu byerekeranye n'amatora na rimwe. So ibintu rero byo kwambura abakire ibyabo yewe n'abakene ni ibintu bisanzwe, kuko na mbere yuko tuza mu Rwanda no muri NRA hari abantu Kagame yambuye amagare za Ruwero, hari abo yambuye inkoko. Ibyo ni ibintu bisanzwe.
hari abanyarwanda Kagame yishe Ruwero, hari umunyarwanda yishe mwene wabo w'Abanyamurangwa bari amuhora igare bicycle ari kumwe na Nsenguramiramo n'umuzi wari de wapite. Yes, ibyo ni ibintu bizwi n'abagande barabizi. So umuntu rero wumva ngo yatangazwa nuko Kagame avuze ngo basenye UTC cyangwa basenye akazu hari Nyamirambo, that's fine, it's normal. Kuri Paul ni bisanzwe, apfa kuba we abona amafaranga amugurira benzine agashyira mu ndege ye agakigenda kubaka utundi tuzi Dubai na Djibouti na Nuzana Eritrea, akaguma hishahisha udufaranga. We kuri we yumva ari bwo buzima, ntabwo areba ejo hazaza. Urumva? Kandi abanyarwanda ntago babibona nk'ikibazo, bo baravuga bati Imana izadufasha ahita agende u Rwanda rusigare hano. So Kagame zabigurisha na biriya yubatse, hari igihe azagera akabisenya niba mutamuvanyeho, nabyo azagera ngo abisenya kugira ngo yubake ibindi bisa nk'ibyo yabonye Los Angeles n'aba yabonye isenya. Abaturage bakomeze basonze, kuko we n'umuntu buri gihe ubushakisha ibintu. Iyo agiye Dubai akahabona ikintu araza tikanyikora nkanga abazungu bavanye ko natwe dukomeye, ako ntabwo urutugu rushobora gukora ngo rusumbe ijosi. Murakoze.